Gakwege na bene wanyu. Jesus! Yamaye ubaye iki se kandi? Ariko sha uzi kutinyuka ukifata ukanyita Gakwege naragiye mu ndege. None se siko witwa si witwa Gakwege? Toka ongeraho engineer w'amadege piloti w'indege. None se Gakwege ko piloti atwara indege wowe urayitwara? Cyane rwose ugira ngo se wajya mu ndege utazi no kuyitwara. Reka da. Dore twese jo bundi ni mu ndege piloti wayo yagize guhuti abatwaye agakanzu. Atwaye agakanzu rero babura uwo bashyira nyine nyine nange imbere ngatwara. Nange Gakwege rwose umwana mu Rwanda avuga ngo reka niyaminiye. Njya rwose nyitware mbemeze yuko rwose ari ahantu navuye hari naho nagiye. Nuko rwose nicara kuri vara ndayitwara rwose nkajya nkanda utuntu tw'imibare nk'uri mu ndege. None se indege igira vora? Vora se kandi uyumvishe? Sumbwiye ko wicaye kuri vora se? Ni rivaruveri y'indege yewe ntago ari vora. Burya Gakwege pilote we uzi ko ukaze? Njyewe ndakaze cyane rwose ngiye Gakwege navukiye ahantu mu cyaro ariko nyine nkora mfite utuntu tw'ubwenge cyane. Akandi kantu k'ibanga se utaruzi. Waruzi yuko se narongoye Veneranda? Urabeshya. Numbwire ko byarangiye umutsinde n'ukuntu yari yarakwiriye. Ubwo se yakanga pilote Gakwege utwara indege agasanga Rudaviko w'umunyonzi utwara igare. Ese wamugana ariko Gakwe hari akantu numvishe karanangaza. Gakise kandi kambwire rwose ngufashe kugakemura. Ese Gakwe waruzi ko abantu bakomoka ku nguge? Nibyo rwose kuko wakureba ntiyashidikanya pe. Allo? Ni Pastor Gakwege? Pastor Gakwege rwose uti wabimenye kandi mamagaye ubizi yuko ari jya uhamagaye. Ubwo rero urinjazwa kuko ntabwo wakakwiye kubumbaza yuko ngende Pastor Gakwege kandi ubizi yuko ari jya uhamagaye. Ese Pastor kuri kuvuga nabi? Reka twebwe abapasiteri nimwe mudutera umutima mubi. Ubundi twe tuba twibereyeho mu buzima rwose bwiza butuje nyine nk'ubuzima bwa Yesu yabayemo hano ku isi. Ariko nyine hari ikintu kiguhamagara nkawe nk'ubwo urinda umbaza ngo ndinde uhamagaye umuntu utazi. Ariko Pastor hari telefone wabaye haye ndi muntu. Reka nta muntu n'umwe ujya ufata telefone yanjye kuko isizwe amavuta nayifashe yagira n'ikibazo. Isizwe amavuta reka telefone yanjye ni njyewe uyifata gusa. Okay nukuri mutwihangana ubwo turabimenye. Ntimuzongere rwose imbabazi murazihawe. Ariko tukiri aho ngaho mfite amakuru yuko mu cyumweru cyashize ngo utigeze utura. Gwiki ibyo se wabibwiwe nani? Kuko se naguze imbaraga zacu rwose z'abapasiteri ndabibonekeye rwose ko utatuye mu cyumweru cyashize. Mama yanjye niyo ngiyo gira vuba ahubwo. Ako se Pastor usigaye werekerwa n'abataje gusenga koko? Gwiki ushatse kuvuga se ko utaje gusenga? Pastor gira narwaye meruka mu materaniro kera pe. Apu uziko nari nkwitiranyije na Jane kandi wowe rwose uri Korodina rwose ndimo kubibona rwose. Hoya ngende Shakira. Uyu munsi rwose nanjye sinzi ukuntu byagenze menya ndi kubonekerwa amacuri. Wowe Shakira cyane rwose. Ibaze rwose ni ukuri uziko rwose nayo ndimo kugenda mbona umuntu bigusengera ariko nyine simukurure neza none rwose bise biba izina ry'Imana uhisuza. Pastor ninjye rwose ndaguhamagaye ngo nsengere. Oya rwose humura kuva wangezeho rwose ngiye Pastor Gakwege buriya ndasenga amasara agaseseka. Amasaro? Oya amahoro yo mu mutima niyo ndimo mvuga. Menya nayo numvishe n'abahari. Ibyo rwose nabyo humura ndabigusengera ku buryo utazongera kumva nabi. Erega uri kuvugana na Pastor Gakwege wasizwe amavuta. Nukuri muzansengere. None se Pastor ubu nakugezaho ikibazo mfite? Nta kibazo rwose mbwira. Pastor kubera iki abantu dusenga tuba bakene? Ese imitungo yo ku isi hari ubwo ari iyanyu? Humura rwose kwa so hari imitungo yawe myinshi. Gakwege nawe nukuri erega ntabwo nakubeshya buriya nuko ubona nyine bagukunda nuko nyine uri cyiza erega buriya nawe rwose buriya mbona uri cyiza byatari ku buryo buri mbwa yose sha yagushimuta buri muntu nyine wese wakubona yagushimuta kubera ubwiza. Gakwe buretse gato uvuze ngo imbwa? Ngaho nyumvira rwose izina ry'Imana imbwa se kandi zije mu kiganiro cyacu gusa. Ushatse kuvuga ko utavuze ko imbwa arizo zibona ubwiza bwanjye? Njyewe Gakwege mvuga ibyo bintu mbikubwira umva ndakagiye n'indiziritse izina ry'Imana ntabwo ibyo bintu nabikubwira ntabwo nanabikora ntabwo reka nanabitekereza nanabitekereje nahita mbiruka rwose ahangaha ndi. Umva mbese ariko se uko bizi
sinavuga ibyo bintu koko kereka bene natayemo agacupa kandi rwose ndi mutaraga guhera mu gitondo nta kantu ndatamo nta rwagwa nta kinabushera inzira k'Imana meze neza mfunzemo boku tereka ahubwo nimba impande yawe haciye nk'umuntu ukabyumva bivuga oya none se ko numvishije ijwi ari ryawe reka nibura ntabwo byanangaza reka buriya mvuga nk'abantu benshi cyane abantu benshi bigana ijwi ryanjye cyane kubera ukuntu aba ari ryiza igose cyane erega buriya akajwi kanjye ni agasitari bya hatari ni agasitari abantu bose baba bakigana bashaka kuvuga nkako ubwo rero ni umuntu nyine uciye aho ngaho ashaka kwigana ngewe erega buriya ngiye ndi umusitari bya hatari ubundi erega nanjye nkunda ukuntu uri umusitari ahantu hose ahubwo se buriya wari uzi ko mfite na YouTube bita Gakwege comedy cyane erega Gakwe ibyishimo utanga kuri YouTube sinabigotwa pe ahubwo n'abatarageraho sinzi aho babikura muri iyi minsi ubundi ni wowe sheri naho abandi rwose baribeshyera bafite ibintu by'ibijerekani gusa Gakwege wanjye erega njye nkunda ibyiza gusa njya mbona yuko rwose buriya urukundo rwacu rutazasaza habe namba tuzibanira iteka dukundane dukomeze dukundane urukundo rwacu ntabwo ruzasaza niwumva se ahubwo Gakwege sheri karame uyu munsi turasohokera aho twinjiriye Hello my people, nizere ko mumeze fresh ibintu byose ari amahoro. My name is Gakwege, Hello my people, nizere ko mumeze fresh ibintu byose ari amahoro. My name is Gakwege. So guys, nje kubashimira cyane abantu ba hano kuri YouTube man mukora ibintu byagatangaza. Niba ugejeje iyi video ahangaha binyereke muri comment uhita utera agati muvuga ati Gakwege oh yeah man my guy ndabakunda cyane wallahi munkorera ibintu bya danger munkorera ibintu bya tari nimba uzi kuri hano wamfollowinze kuri TikTok umfollowinga kuri Instagram umfollowinga kuri YouTube urakanda subscribe wallahi you never mind ndakubaha bro ndakubaha sister ndakubaha my guy so guys njanga kubabwira ati iyi content murabizi iba yatugoye iba yagize gute nikazaye kagushimisha jya umbabarira ufate kano ka link ugasharinge ugashyire kuri status yawe ya WhatsApp my guy uzaba uri gukora ibintu by'agatangaza kuri Gakwege comedy kandi uzaba urimo kunshyigikira mu buryo bwemewe n'Imana yakunda my guy ndakubaha cyane manje ndagukunda wowe uri murandeba ndagukunda byatari kandi nanjye ndabizi yuko ngushimisha nkora ikintu cyari cyo cyose kugira ngo ngushimishe ukomeze unkunde nawe utarankunda uno mwaka twinjiyemo ngiye gukora cyane kugira ngo unkunde nta mwanzi nshaka nta mwanzi n'uyu n'umwe nshaka my guy babarira nkora ako kantu unsharingire iyi video turebe yuko akomeza gushya no kuri YouTube sibyo se my guy ndagukunda cyane man pula